Yes, welcome back. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nitwa Jane Izina TV. Reka nizere ko bamaze gukora subscribe. So mbere yuko mbabwira inkuru ngiye kubabwira none hangarika reka mbabwire story imwe ni yanjye bwite muri 2020 mwaka wa 2020 nyine to mwaka wa 2020 nibwo nangiye kwinjira mu bintu bya entertainment. So nibwo ariko nari ninjijwe muri umugabo witwa Prophet Joshua niwe wari unyinjije hano muri entertainment. Nari mwumvisha hari ibintu nari mwumvishaho yabanaga n'umugabo wari warafasha abababy akajya bakingirana then bagakora nyine kuri Instagram. Murabizi muri covid nta bintu byinshi dufite byo gukora, babaga bafite abakobwa babashyize mu nzu then bagafata amavideo bakayashyira hanze. Nibwo rero natangiye kumenya Prophet Joshua. Byatumye rero iki gihe ngerageza gukora, icyo gihe nakoraga ibintu bijyana na documentaire ariko ntabwo nayikoraga mu bintu bya entertainment. Byatumye ngerageza kureba cyangwa se kugira ikintu nashaka kuri uyu mugabo Prophet Joshua. Uyu mugabo rero naramushatse, ibyo namubonye ntabwo byari byiza ntabwo byari byiza, ariko uyu munsi inkuru itangaje ndetse n'inkuru ibabaje ku banyarwanda cyangwa se n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Uyu munsi ikintu gihari ngo nukuririmba izina rya Prophet Joshua, ngo nukuririmba izina rya Prophet Joshua bro. Kugira ngo ubone amafaranga ngo uririmba izina rya Prophet Joshua, how uririmba izina ry'umuntu uzakora iki? Yaturutse he kugira uririmba izina rye ukunda ubona amafaranga? Ikintu kinzanye hano rero nshembabaye bro, nshembabaye. Aba content creator twemeraga mu Rwanda bari bafatiye runini abanyarwanda, mwavugaga tukumva, mwigishaga abanyarwanda. Ariko se man, muri video wakoze uvuga ngo izina rya Prophet Joshua niye urungukira, ni abanyarwanda barungukira. Yego Prophet Joshua araguye 50,000 200,000 nabyo simbizi nimba ari kubikora, ariko se ubutumwa herezaga abanyarwanda. Umuntu umwe ni gute yaruta abanyarwanda? Niba icyo wakoraga, ibyo ukora ubibona ute? Content wari usanzwe ifite, ujye kwinjira muri content ukavuga ati ngewe Patino ndi umu content creator ndaje muri comedy. Hari ibyishimo hari ugiye guhereza abanyarwanda, hari benshi wakijije stress, hari benshi wagiye uvura ama stress. Umuntu arava ku kazi akahita ajya kureba comedy zawe, aravuga kazi akajya kureba dokima za comedy zawe ati ngiye kureba Patino akivura stress. Ariko se uragiye nga Prophet Joshua the ATM man bro, aho nga umunyarwanda arakonsoma iki man? Aho umunyarwanda arakonsoma iki? Ese azakugarukaho niye nyunga afite mwaho ngaho? Nagiye mureka kwigira nk'abantu batize man. So Prophet Joshua ubundi, uyu Prophet Joshua yaje mu Rwanda yese umuhanuzi, yitwaga Arnold Joshua niko yitwaga. None aza mu Rwanda ahita yita Prophet Joshua, aza yigize umuhanuzi. Ariko se man, nimba mwibuka ikiganiro yigeze gukorana n'umunyamakuru witwa Emmy, ni gute prophet cyangwa se umuhanuzi bamubwira gusenga ngo mbere yo gutangira ikiganiro? Urumva nimba ku bantu babizi, nimba agiye gutangira ikiganiro n'umupasiteri, yego biterwa no ko agiye gutangira ikiganiro cyane. Ndavuga ati nyakuba pasiteri rero dusengere mbere yuko dutangira ikiganiro. Ariko Emmy yaramubwiye ngo senga. Uyu mugabo atavuga gusa ngo ngiye ngo ntabwo nsenga njagaraye mu mutwe, ko ntabwo nsenga njagaraye mu mutwe. Waje gukora ikiganiro ujagaraye? Nicyo waje guhereje abanyarwanda cyatumye ujagarara? Kubera icyo imbere ya kamera nimba ujagaraye? Kubera icyo utasenga mu ruhame? Kandi ngo yaje ari umuhanuzi, Emmy yamwakira azi ko ari umuhanuzi, then amusubiza gutya imbere ya kamera bro, birasoga. Yanga gusenga, ikiganiro kirinda kirangira atarasenga, kandi yaje yita umuhanuzi. Prophet Joshua niwe mutubuzi wa mbere n'uwenda akigira mu Rwanda, yaje ari umutubuzi bro, nta buhanuzi bwe. Paramaje ati se nimba uhanura kubera icyo unywa inzoga? Ngo muri birango nta hantu handitse ko kunywa inzoga ari icyaha. Ngo nta hantu handitse ko kunywa inzoga ari icyaha. Ahita arenzaho ngo uretse Samusoni wenyine Imana yabujije kunywa icyaha. Ngo uretse Samusoni Imana yabujije kunywa inzoga gusa. Ngo nabwo ngo hari impamvu, ngo ariko ubundi ngo kunywa inzoga ngo si icyaha. Bro, ibyo byuma wirirwa wirohamo nibyo bigushuka man, nibyo bigushuka. Ariko se then none se nimba kunywa basi inzoga atari icyaha, no kujya mu nda nabyo ntabwo ari icyaha, gusambana n'inda ntabwo ari icyaha, ibyo bivuyeho.
reka tuvuge ku byo wiyise Prophet Joshua. Uyu munsi ugiye gukuza izina ngo ATM Prophet Joshua, niryo uje gukuza. Ufashe content zose z'abanyarwanda uzihinduye Prophet Joshua. Aba content creator namwe wagira ngo ntago mwize ibintu byose ngo Prophet Joshua. How? Umaziki ku buryo umuntu umwe aza akagushuka ngo reka content zawe ndirimbe, ngo urandirimba rimwe, ngo ndirimbe kabiri, ngo nubwo ndirimba icira ndaguha amafaranga, ngo reka content uririmbe. Erega nawe urakurikiye. Aba content creator hafi ya mwese muri kureba iki kiganiro, ibintu mwakoze n'ubugoryi, kuko benshi nyine ndabizi babigiyemo. Ndi guscrollinga kuri Instagram, ndascrollinga kuri TikTok, wombona ni Prophet Joshua, aba content creator boss, abo nemeraga, abo nigiragaho n'abantu, ni Prophet Joshua. Ubwo ni ubwenge buke mani, ubwo ni ubwenge buke. Muhindura ibintu mani, muhindura ibintu. Ntabwo umuntu azaza bashuka, kubwira ngo cano nawe waje muri bakuru. Umuntu wese waje kuri social media afite ikintu azaniye abanyarwanda yari mukuru. Ntabwo muri plan wari ufite ushaka kugeraho harimo kuzavuga izina ry'umuntu kugira ngo ubone amafaranga, ahubwo wari ufite umurongo ukwiye gucamo. Ariko se mwirirwa muvuga njye gukoresha ijambo ribi, ariko nimba bitangira nuko biza gake gake, nimba umuntu ajya kukuvuga mani, nimba ujya kuvuga umuntu kugira ngo ukunde ubone amafaranga, ibaza bikore kuri social media gusa, none ibaza uzaza kukureba iwawe ngo mu biganiro muvuge kuri social media. Urabizi kurikirwa n'abanyarwanda benshi, ariko ugiye kuvuga izina ry'umuntu ngo ukunde ubone amafaranga, uhinduye content ATM money ngo Prophet Joshua, urabizengurutse uvuze ibintu umunyarwanda. Electronic Top Furniture by Orange Electronics. So tuba tubafitemo ibikoresho byiza bijyanye na furniture. Ubwo iyo tuvuze ibikoresho bijyanye na furniture ni ibikoresho byo mu nzu, ibindi bikoresho bijyanye na electronic device. Abakeneye imashini zimesa, imashini zogosha, amakwiziniyeri, intebe zo mu nzu, izo muri biro, amagariderobe, so n'ibindi bintu byinshi. So dukorera hano Sonatibe, umanutse gato ku muhanda ujya Rwandex, mu kuboko kw'ibumoso ku cyapa gihari kinini cyanditseho Top Furniture. Aho ngaho tuhakorera ibijyanye na furniture. Hari abantu bumva furniture nyine akaba wenda akeneye intebe nyinshi, like nko mu mahoteli baba bameze nk'abari kurangura. Ku bantu bari kurangura muwafata gute? So nyine muraranguza ku buryo umuntu ibintu byose yaba akeneye ubwinshi bwayo. Turaranguza kandi na detail turabitanga. Ubwo nyine uje kuri detail tumuhera nk'urangura. Ku ma furniture n'ibikoresho bya electronic byose. Yego. Ikindi bikoresho bya electronic wadusanga mu mujyi hano hafi ya kazi ni kazi. Ni itandukaniro riri kuri company yanyu n'izindi company zisanzwe zifite ibikoresho bya furniture? Itandukaniro rero riri kuri company yacu ndetse n'andi makampani. Icyambere twebwe tugira ibikoresho biri original. Turangura Dubai, tukarangura na China. Ikindi kintu dutandukaniyeho n'andi makampani nuko twebwe iyo uguze ibikoresho muri company yacu tuguha ni free delivery, ikindi tukaguha na grant icyo gikoresho. Nkeneye intebe, nkeneye igitanda, firigo, igikoni cyiza, tuvana mu kiganiro binzara. So aha twicaye rero ni muri jardin nziza ya Roja Garden Place. So ni ahantu heza cyane, ni hano Norvege, haba hari ibyo kunywa byiza, hari akabari keza, hari apartment nziza, hari nuka disturbing abantu harwana apartment nziza. So n'abantu mukeneye gukora ubukwe rero umuzano muri Roja Garden Place, ni ahantu heza cyane mu mateka y'isi, mu mateka y'iki gihugu, niho hantu heza uzabona. So impamvu ndi kuhavuga gutya ugasanga ushobora no kuba utahazi, hano hantu ni heza ku giciro gitoya cyane. Uko usanzwe ujya hano